الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلال. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala we waturemye kandi akaturemera n'amafunguro ndetse ntadutererane akatwoherereza intumwa n'abahanuzi uko ibihe byagiye bitandukana ndetse binasimburana kugira ngo baze batwigishe iyobokamana ry'ukuri, batwereke inzira nyayo izatugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri. Bityo uzumvira izo ntumwa azajya mu ijuru, n'uzazigomekaho akazisuzugura akanga gukora ibyo zamwigishije no gukurikira inzira zamweretse azajya mu rutazima. Imana igasani iwuturinde. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, we n'izindi ntumwa zose ndetse n'abahanuzi. Abiwe mu rugo ndetse n'abasangirangendo be n'abamukurikiye bose, natwe turimo kuzagera ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo akazadukura kuri iyi si turi abayisilamu beza kandi nyakuri. Amagambo meza ni amagambo y'Imana, n'inyigisho nziza n'umuyoboro mwiza n'uwo twasigiwe n'intumwa yacu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ari wo Islamu. Ibintu bibi ni ibihimbano, kubera ko ibihimbano byose birayobya kandi ububi bwose bujyana mu rutazima. Dusabe Allah aturinde kuyoba ndetse aturinde n'umuriro utazima. Iyo uyobye ntago ugera aho wajyaga, uraguma ukarindagira, ukaguma ugahuzagurika, bikarangira utageze aho wajyaga kandi utageze no ku cyo washakaga. Inyigisho zacu z'uyu munsi zirakomeza kuganira ku mateka yaranze abasahaba n'abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndetse n'ibigwi byabaranze. Twari twatangiye icyiciro kivuga ku basahaba 10 b'intumwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bemerewe ijuru bakiri ku isi, abo bita al-asharatu al-mubashsharina bil janna, abasangirangendo 10 b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawe inkuru nziza y'ijuru bakiri ku isi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabahishuriye ko ari abantu bo mu ijuru bakiri ku isi. Twari tumaze kuvuga muri bo 9, umunsi turavuga uwa 10 ari nawo usoza muri abo basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abo basangirangendo rero bose uko ari 10, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabavuze muri hadithi imwe, hadithi iri sahih yakiriwe na Tirmidhi. Bose agenda barondora ahereye ku wa mbere avuga ati Abubakar ni wo mu ijuru, na Umar ni wo mu ijuru, na Ali ni wo mu ijuru, na Uthman ni wo mu ijuru, na kanaka ni wo mu ijuru. Bose arabarondora uko ari 10 muri hadithi imwe mu cyicaro kimwe. Iyo hadithi wayisanga muri Tirmidhi kandi ni hadithi sahih. Abo basangirangendo rero ikindi twabavugaho bose nuko bakomokaga mu bwoko bw'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bose barabakuraishi. 4 muri bo bayoboye abayisilamu
Islamu nyuma yo gutabaruka no kurangiza urugendo rwa hano ku isi ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu wa cumi rero yitwa cyangwa se bakundaga kumwita cyangwa se yarazwi cyane ku izina rya Abu Ubaida, ariko ubundi ntabwo ryari izina rye, kari akabyiniriro cyangwa se cyari igishambagizo cye yitwaga. Ariko ubundi amazina yitwaga Amiri mwene Abdillahi mwene Al-Jarrah mwene Hilali mwene Uhayb mwene Dabba mwene Harith mwene Fihri mwene Maliki mwene Nadri mwene Kinana mwene Khuzaima mwene Mudrika mwene Ilyas mwene Mudar mwene Nizari mwene Maadi mwene Adnani Al-Qurashi Al-Fihri Al-Maki. Yari mu bwoko rero bw'Abakuraishi nk'uko twabivuze, ubwoko bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubwoko bwari bwubahitse cyane i Maka, ndetse n'ubwoko bwakomokagamo abayobozi, ndetse ni nabo bari bashinzwe kuyobora no kurinda Kaaba. Hanyuma nyuma y'aho ngaho nanone akava umuryango w'Abafihri, yari yaravukiye i Maka, ni naho yari atuye, ni naho yabaye kugeza yimukanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimukira i Madina. Ikindi twamuvugaho nuko yabaye umuyisilamu cyangwa se yinjiye ubuyisilamu ku ikubitiro mu bantu ba mbere bake binjiye ubuyisilamu, nawe yararimo, kuko abanyamateka batubwira ko mu bantu 8 cyangwa se 9 binjiye ubuyisilamu ba mbere, nawe yarari muri abo ngabo. Yari umwizerwa cyane imbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kugeza ubwo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuze ko ari umwizerwa wa ummati Muhammad. Ndetse nanone yaje kuba umwizerwa cyane nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imbere ya Abu Bakr Siddiq, kugeza ubwo Abu Bakr Siddiq amutanzeho umukandida wo kuba yayobora abayisilamu n'ubuyisilamu nyuma y'uko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari irangije urugendo rwayo hano kuri nosi yitabye Imana. Ubwo bari bicaye aho bita Saqifa, naho abasahaba bahuriye nyuma y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuye kuri iyi si, ivuye mu mubiri, bagira ngo bahitemo uwayobora abayisilamu nyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aho ngaho rero muri icyo cyicaro Abu Bakari yaje kumugirira icyizere, ndetse anagaragaza icyizere yari amufitiye, amutangaho nk'umukandida wayobora abayisilamu. Nubwo atari ko byagenze, kubera ko byaje kurangira Abu Bakari ari we utowe cyangwa se utoranijwe nk'uwayobora abayisilamu nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ibyo abari bari aho ngaho bagaragaje cyangwa se bashingiyeho ko ari we wayobora abayisilamu nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi byose rero Abu Bakari ntago yabikoze ku bw'amarangamutima ayo ari yo yose, ahubwo nuko yabonaga ko Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah yari yujuje ibyangombwa byose kuri we, byatumaga amutangaho nk'umuntu cyangwa se amutangaho umukandida wayobora abayisilamu nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rero Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, isano ye cyangwa se igisekuru cye cyahuraga n'igisekuru cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko bose bakomoka mu bwoko bwa Quraishi. Igisekuru cye kigahura n'icy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwitwa Fihri. Kuwitwa Fihri niho igisekuru cye cyahuriraga
n'igisekuru cy'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Fihri mwene Malik niho igisekuru cye gihurira n'igisekuru cy'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nk'uko twabivuze, intumwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamuhishuriye ndetse inamutangariza ko ari umuntu wo mu ijuru akiri ku isi, akiri mu mubiri, ndetse anamutangariza ko ari we mwizerwa wa ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ibigwi bye ntibigira uko bingana, ntabwo twabivuga ngo tubirondore, ni byinshi cyane nubwo tuvuga byinshi muri byo kandi by'ingenzi. Imana nyagasani mwishimire. Yakiriye hadithi zitari nyinshi, kubera ko abanyamateka batwereka ko yakiriye hadithi zigera kuri 15 guturuka ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ubundi akazi ke yari indwanyi ku rugamba, ndetse akaba n'umuyobozi w'ingabo ku rugamba. Igihe kinini yabaga ahugiye muri ibyo ngibyo byo kuyobora ingabo ku rugamba, ndetse no gufungura uduce tunini cyane twa Kisilamu. Ntabwo rero yigeze abona igihe gihagije cyo kwakira hadithi guturuka ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Niyo mpamvu ubona umubare wa hadithi yakiriye guturuka ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ari nkeya. Nicyo cyabiteraga, nuko yahoraga ku rugamba ndetse agahora ahugiye mu bijyanye n'urugamba. Yavutse mu mwaka wa 40 mbere yo kwimuka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimuka iva i Maka ijya i Madina. Bivuze ngo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimuka iva i Maka ijya i Madina, icyo gihe Abu Ubaida Amir bin Jarrah yari afite imyaka 40. Hari mu mwaka wa 584 ubaze uhereye ku ivuka rya Yesu mwene Mariya. Avukira i Maka aho bita Tuhama mu bwami bwa Arabia Saudite. Nk'uko twabivuze, Abu Ubaida rwose yabaye umusilamu mu ba mbere cyane Ubusilamu bugitangira. Ari mu bantu nanone bahungiye Habasha, ni mu gihugu cya Ethiopia y'ubu ngubu, ahari hayobowe icyo gihe n'umwami witwaga Najash. Umwami intumwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yavuze ko atemeraga akarengane akariko kose, atemeraga amahugu ayo ari yose. Rero ubwo abayisilamu nta mahoro bari bafite, barenganywa, banyanyaswa, intumwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabwiye abayisilamu ko bahungirayo. Arangije anababwira ati ni umwami udakunda akarengane na gato mu gihugu cye, ni umwami utemera akarengane akariko kose mu gihugu cye. Bamwe batubwira ko ndetse yaje no kwemera akaba umuyisilamu, nubwo batabihuriraho, ariko hari abavuga ko yaje kwemera akaba umuyisilamu. Nanone yaje kwimukira i Madina yimukanye n'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ubwo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimukaga iva i Maka ijya i Madina, nabwo byari bitewe nuko nyine akarengane kari gakomeje kwiyongera ku Islamu, barenganywa, bateswa, banyanyaswa, bakorerwa ibibi byinshi cyane. Hanyuma Imana itanga itegeko ry'uko bakimuka bakava i Maka bakajya i Madina.
icyo gihe Abu Ubaida Amir ibn Jarrah nawe yaje kwimukana n'abandi imukana n'intumwa y'Imana salama bajya hehe, bajya Madina. Yarwanye ingamba zitagira ingano, yarwanye ingamba nyinshi zitagira ingano hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harimo n'urugamba rwa Badri ndetse n'urugamba rwa Uhud. Ndetse abanyamateka batubwira yuko ku rugamba rwa Uhud yagaragaje ubutwari budasanzwe, aho abahakanyi batunguraga abayisilamu bagatangira kubiraramo babica, bateragura ibyuma ndetse banabarasa imyambi n'amacumu. Yararwanye karahava, yerekana ubutwari budasanzwe kubera ko ntago igeze atekereza guhunga, ahubwo yararwanye arashikama arwana n'abahakanyi. Ku buyobozi bwa Abu Bakari Siddiq, Abu Ubaida yari umwe mu bakamandazi bane cyangwa se mu bayobozi bane bayoboraga ingabo, mu bayobozi bane bakuru bayoboraga ingabo. Ku gihe cy'ubuyobozi bwa Abu Bakari Siddiq, Abu Ubaida Amir ibn Jarrah yari umwe muri bakamandazi bane bakuru bayoboraga ingabo za Kisilamu, ndetse icyo gihe Abu Bakari yaje kumuhitamo mu bakamandazi bagiye kubohoza aho bitaga Shami y'icyo gihe. Shami y'icyo gihe ubu ngubu wayibariza mu gihugu cya Syria ndetse no mu gihugu cya Jordania na Lebanon ndetse na Palestine y'ubu ngubu. Icyo gihe Abu Bakari amuha inshingano zo kuba amuhitamo, akamuha inshingano hamwe n'abo bari bari kumwe kuba bagenda bayoboye ingabo zijya kuyobohoza Shami. Abu Bakari yategetse Khalid bin Walid, nawe yari mu bakamandazi bakuru bari bayoboye ingabo zijya kubohoza Shami, ko yaturuka muri Iraq akerekeza Shami ayoboye ingabo za Kisilamu kugira ngo bajye kuhabohoza. Hanyuma Umar bin al-Khattab amaze kujya ku buyobozi, icyo gihe Khalid bin Walid niwe wari umuyobozi wa Shami, yaje kumukuraho wenda mu rwego rwo kugira ngo amuruhure, yimika Aba Ubaida Amir ibn Jarrah aba ari we ashyira ku buyobozi bwa Shami. Twibutse ko Shami nyine twavuze ko ari Jordania y'ubu ngubu ndetse na Syria na Lebanon na Palestine. Icyo gihe Khalid bin Walid amaze kubona ko Abu Ubaida ari we ubaye umuyobozi, yahise abwira abayisilamu bari bari kumwe icyo gihe ati, mubonye umuyobozi umwizerwa, kubera ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko Abu Ubaida ari umwizerwa wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ukuvuga ngo yahise amutangira ubuhamya, amukorera icyo bita tazkiya, ko wabonye umuyobozi wakataraboneka, umuyobozi w'agatangaza ndetse umurenze. Nicyo yashaka kuvuga mu magambo make, cyangwa se mu yandi magambo nawe yaramuhaye baya. Ni nko kubwira abo yarayoboye ati rwose abanyumviraga nabo bazamwumvire, kubera ko nanjye ndamwemera nk'umuyobozi. Icyo gihe rero Abu Ubaida yashoboye gufunguza Dimashq. Iyi Dimashq ni umurwa mukuru wa Syria y'ubu ngubu, ndetse yabashije no gufungura indi migi ya Shami y'icyo gihe n'ibyaro bitandukanye bya Shami byose arabibohoza.
bijya mu maboko y'abayisilamu cyangwa se biba haba abayisilamu. Mu byo twavuze ntabwo twavuze mama we yitwaga Umima binti Ghanami mwene Jabiri mwene Amira. Rero Abu Ubaida Amir bin Jarrah yaje kurangiza urugendo rwe hano kuri nosi apfa cyangwa se ava mu mubiri yitaba Imana. Yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 18 Hijriya. Abu Ubaida yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 18 Hijriya. Icyo gihe yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 18 wa Hijriya. Icyo gihe hari ku buyobozi bwa Umar bin Khattab. Icyo gihe Abu Ubaida Amir bin Jarrah yari afite imyaka 58 y'amavuko gusa. Hari mu mwaka wa 639 tubaze duhereye ku mavuko ya Yesu. Tugereranije rero kuva icyo gihe yitaba Imana kugeza ubu ngubu hashize imyaka 2386. Yapfuye rero azize uburwayi, ntabwo yapfuye ku rugamba hamwe n'ingamba nyinshi yarwanye, ariko mukuri ntabwo zigeze zimuhitana, ahubwo yaje gupfa yishwe n'uburwayi. Yapfuye yishwe n'icyorezo cyari kiriho cya Ta'un bitaga Amwasi, niko bakise icyo cyorezo. Aha Amwasi na gace kari kari hafi ya Baitul Maqdis, hariya nyine muri Palestine. Bavuga ko icyo cyorezo ariho cyatangiriye aho bita Amwasi. Aka gace icyo gihe nyine kari gatuwe kuri icyo gihe, ariko ubu ngubu bavuga ko Israel yaje kugatera iragasenya, irangije aho hantu ihatera ishyamba. Ubu ngubu nta bantu bahari, ariko nyine yishwe n'icyo cyorezo cyari gitangiriye aho ngaho, bahita bakitirira izina ry'aho cyatangiriye. Cyari icyorezo rero cyahitanye abantu benshi cyane, kubera ko cyahitanye abantu bageraga mu bihumbi 25 by'abayisilamu icyo gihe. Muri abo ibihumbi 25 b'abayisilamu bishwe n'icyo cyorezo, na Abu Ubaid Amir bin Jarrah yarari muri abo ngabo. Cyari icyorezo rero cyari gikomeye cyane, cyazaga gifite ibimenyetso by'umuriro rwose. Ucyafataga gukira ntabwo byabaga byoroshye. Icyo cyorezo rero nicyo cyahitanye Abu Ubaida Amir bin Jarrah. Imana nyagasani imwishimire kandi imwakire. Nk'uko twabivuze rero ko yari indwanyi ikomeye cyane ku rugamba, kandi yarwanye ingamba nyinshi cyane hafi ya zose, hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harimo n'urugamba rwa Badiri rwari rukomeye cyane. Uru rugamba rwa Badiri rero yararwanye, ariko rwari rufite umwihariko tutabura kuvuga ku mateka ye. Imana nyagasani imwishimire. Nubwo yari ari muri uru rugamba ari kurwana ku ruhande rw'abayisilamu, ariko na papa we yari ari muri uru rugamba kandi ari kurwana ku ruhande rw'abahakanyi.
bityo bivuze ngo umwana na se buri umwe yabonaga undi ko ari umwanzi wundi. Bityo byatumye se ahiga umuhungu we muri uru rugamba kugira ngo amwice, kubera ko amubonaga nk'umwanzi. Ariko Abu Ubaida Amir bin Jarrah ku ruhande rwe ntabwo ariko yabibonaga, ahubwo nubwo yabonaga ko se ari umwanzi, ariko yumvaga ko wenda yakicwa n'undi utari we. Ntabwo yumvaga ko amaraso ya papa we yameneka anyuze mu biganza bye. Ise rero yagumye kumutangatanga mu rugamba, ndetse rwose amwereka ko naramuka amuciye urwaho ari buze kumuhitana. Noneho Abu Ubaida amaze kubibona gutyo, yaje kwiyemeza guhangana na se mpaka birangira Abu Ubaida Amir bin Jarrah, papa we wari umuhakanyi, wari uri kurwana ku ruhande rw'abahakanyi, apfuye yishwe n'umuhungu we Abu Ubaida Amir bin Jarrah. Iyi aya iri muri Qur'ani muri surati Al-Mujadila cyangwa se Al-Mujadala, numva hari aya 22 mba ntibeshye, umuntu yaza kongera kubireba neza. Iyi aya yamanutse ari we iri kuvuga kuri Abu Ubaida Amir bin Jarrah ndetse na papa we, aho igira iti la tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ngo ntuzigera ubona abantu bemera Imana ndetse n'umunsi w'imperuka bagirana urukundo rukomeye n'abanzi b'Imana ndetse n'intumwa yayo, kabone nubwo baba ari basi babibyara cyangwa abana babo babyaye cyangwa se abavandimwe babo cyangwa se bamwe mu miryango yabo. Ati abo ngabo Imana yamaze kwandika no gushimangira ukwemera gukomeye cyane mu mitima yabo, ndetse inabasezeranya ijuru ritemba munsi yaryo imigezi itandukanye, aho bazaba ubuziraherezo. Imana Nyagasani yarabishimiye kandi nabo barayishimira. Ati rero abo ngabo nibo tsinda ry'Imana, kandi itsinda ry'Imana niryo ryatahukanye intsinzi. Ayo yari incamake y'ubuzima n'amateka ndetse n'ibigwi byaranze umusangirijembe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaida Amir bin Jarrah. Imana Nyagasani igume kumwishimira kandi igume kumugirira impuhwe, izamushyire mu ijuru nk'uko yabimusezeranije, ndetse Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikamwishurira agere ku isi, natwe izaduhuze nawe mu ijuru rya Firdausi n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.